Imana yohereje uwo mumama aranshinjura. Ikintu cya mbere nshimira Imana yanjye nuko ireba ibyihereye, nuko itajya yita ku majwi, ku magambo abantu bavuga, cyangwa ngo yite ku cyubahiro cy'umuntu, yite ku muntu wari we. Mwagiye mwumva ukuntu yagiye irengera Pasteri, irengera abarusi, irengera abantu bagiye batubanziriza. Gusa ndakomeza ndakukuza, nkomeza gukiranuka, ariko ikintu kinejeje kimwe kintera no guseka nkumva ndanezerewe, n'ukuntu ahantu wasebeye, ahantu bakuvugiye ariho Imana igarukira kugukuraho igisuzuguriro. Kugeza ubu nimba Imana itaragukuraho igisuzuguriro, jya usenga mu mutima. Nagiraga isengesho ryanjye nyine, nsenga ntari kumwe n'abana, nsenga ntari kumwe n'abantu rusange, nasengaga ndi njyenyine. Imana kiriya kintu kuko cyari kuzaba iyo umuntu ari umurozi, koko ari umurozi, umuryango we ufite akaga. Umuryango w'umurozi mujya mwumva umuryango w'umurozi bagahera ubu bavuga ngo umuntu ni umurozi paka. Najyaga mbwira Imana nti Imana bazabivuga paka n'umwuzukuru n'umwuzukuruza. Haleluya. Ariko ikintu nshimiye Imana yo mu ijuru nuko yangiriye icyizere, ikazi kanyimikisha amavuta. Nari muri itorero ADPR impamagariramo. Ndibuka umunsi umwe nabwiye abapfakaze nti muze tujye ahantu mbabwira ko nabonye urwego rw'imbariro 7 rufashe ku ijuru, ntabwo ibikoresho ntumuro rwose ngiye kujya mbabwirize, nahawe n'ijambo ry'Imana ryo kubabwiriza, ndabaganiriza bati Haleluya, Yesu ashimwe. Uyu munsi rero ngarutse ubushize muzi ko twari kumwe turimo kuganira ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya. Uyu munsi nanone Imana yongeye kwemera ko ngaruka kuri iyi radio kugira ngo twongere tuganire cyangwa se duhugurane cyangwa twubakane. Imana ishimwe. Tukiraho rero mbanje kubasuhuza. Muraho cyane Banyarwanda, muraho mwese abankurikiye, muraho Itorero ry'Imana, abamaje kwimenya n'abatarayimenya ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Mukandahiro Eugene. Wabo w'umubiri vukari ya muri Rurindo, murenge wa Ntarabana. Aho nashatse ni Rutare, murenge wa Rutare mu ntara y'Amajyaruguru, akagari ka Kigabiro, umudugudu wa Kabuye. Ariko uyu munsi ndimo kubarizwa ku Gisozi, ubu niho ndi. Yesu ashimwe rero bene data. Uyu munsi rero ikintu cyangaruye ko kuri iyi radio kugira ngo tuganireho, intego no kubakana no kubaka iby'Imana kugira ngo turebe ko twazagira muri kiriya gihugu twasezeranyijwe. Reka rero dusenga Imana kugira ngo dutangire. Data wa twese mwiza, ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ngushimiye kuri intwari ku rugamba, ngushimiye kutajya ujya kure yacu. Igitondo cy'uyu munsi ndi imbere y'ubwiza bwawe, ndi kumwe n'abankurikiye, ndi kumwe n'ubwoko bwawe Mwami. Turaje kugira ngo utweze dutunganye, utugirire neza, tubabarire ibicumuro byacu, kandi uduhe kubakana mu izina rya Yesu. Amen. Tukiraho rero uyu munsi nje kubaganiriza. Muzi ko ubushize nabaganirije ibigendanye n'ubuhamya bwanjye bw'urugendo natangiye bw'umupfakazi, ndetse uyu munsi aho twagereje niho nje gusubukurira. Nabaye umupfakazi mfite imyaka 33, mfite abana 6 yaje kwitaba Imana, n'uwo wa mbere nawe wa 7 yaje kwitaba Imana, nari mbyaye 7, nkomeza kubana n'Imana. Uyu munsi rero icyo nje kuganira namwe ni ahantu dupfakarira hariho, ni ahantu dusigara mu bavandimwe, muri quartier, mu miryango twavutsemo, aho twashyingiriwe, mu nsengero dusengamo,
mu buyobozi butuyobora. Haleluya. Ngewe rero nasigaye mu miryango iza kumpinduka, impindukira inyaka n'amasambu. Masambu nari kureramwe abana, sambu umuntu umwe yaritumbuje arayinyambura. Sambu yari igizwe n'ingarande enye, ayihinga imyaka 13. Ariko tukiraho hari abantu bajya bagira uruhare mu kubaka ubuzima bw'abapfakazi. Hari umuntu wanyubakiye ubuzima ntajya nibagirwa, nk'uyu munsi ndi kuri radio, n'umugabo bita Nzungize Augustin, yari umukristo kandi ari n'umuyobozi mu buyobozi bwa leta. Ndibuka yanciyeho 9-7 banjyanye mu rubanza, nagiye kuburana kandi nambuwe ibyanjye. Arambwira ati uje hano kwenda iki? Ninaje kuburana. Ati ngwino ujye kwigare nkujyana. Ati kuko ibyo urimo kuburana uyu munsi ugomba no kubura kwata ubuzima. Ankira kwigara arantwara, kuko uwo munsi byari ibintu bibi cyane, nari meze nk'uwaguzwe. Aranjyana arambwira ati ihangane uzajya kuburana inkiko zatangiye gukora neza, kuko ibi bihe turimo ni bibi. Sambo barayihinze bakayihinga ndeba, nakwakurera abana. Mwana mukuru nababwiye ko ari usigaye mukuru n'umuhungu witwa Andere, n'umuvuga butumwa, yari afite imyaka 11. Umwana muto nari mfite nari namusigaranye afite amezi 2, yari amaje kuzuza imyaka ngire ngo hari 3. Bantu baramburabuza, inzara iranyica kubera kujya kwirwa mbaza ndimo kurega aho ndeze nkasanga ntibyumvikana. Ninjira mu rubanza naburanye imyaka 13, umurima ntawuhingamo, nirwa nkora ingendo, ibintu byarancanze. Ariko nsenga Imana, sengaga Imana, nkabwira Imana nti Imana ya Aburahamu bimeze bite? Imana ikambwira iti nzagusubiza ibyawe. Hari igihe rero icyo nashatse kuvuga, hari abapfakazi mujya mubona bagapfakara mu miryango, bagapfakarira mu matorero, bagapfakarira muri quartier, bagapfakarira mu gihugu, ariko bakabura n'abantu babajya hafi babegera. Ariko nongeye gushimira n'undi mugabo, musaza wanjye kwa data wacu, nawe yarakijijwe, twatangira urugendo rimwe, bamwita Habyarimana Justine n'umugore we Yuriana. Ndibuka nabaga mvuye kuburana, inzara yanyishe, nkagenda ngaca iwabo, nkasanga benzi ibitoki, bakampa umutobe, bakabambikiye n'ibikatsi, bakampereza ibikatsi, bakampa n'imineke yo gushyira abana. Mvuye kuburana mfite inyota, nabaga nje nkoza. Ndibuka aho ngaho kwa Habyarimana Justine n'umugore we Yuriana nibo bampaga akanyama k'iroti. Ubundi nababwiye ko nakundaga kurya indagara nizo natekeraga abana. Nabaga nahaciye, umugore najya kubona nkabona muramukazi wanjye. Abaramukazi rero njya nibaza ikintu gituma abaramukazi batumvikana, bikambabaza cyane. Uwo mu mama yambereye umugore mwiza, akinjira mu gisuperi nkabona aranzaniye, atakira, atamira akanyama k'akaroti ntaherukaga, nkumva ntibisanzwe. Haleluya. Bene data, ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ahantu muri Yesaya havuga ngo igituma mwiriza ubusa, Yesaya ngira ngo 58, igituma mwiriza ubusa, barabajije ngo igituma twiriza ubusa ngo ntutwumvire. Ijambo riravuga ngo igituma mwiriza ubusa simbumve, ngo nuko mwabonye uko mukora urugomo, muhemukira abakozi, mubazengereza abantu nk'abantu b'abapfakazi, ugasanga abantu bakoze ikipe ntibabavuga neza. Haleluya. Imana rero ntago ibyo ngibyo byitaho. Ndibuka icyo gihe uwo mumama yamfashe neza, angaburira abana, kampereza ibijumba mu murima atikura. Kera barahingaga ibijumba byera, kampereza isuka atikura n'ibijumba ushyira abana. Abana bajya kubona bakabona ndaje ngerekeranyije utuntu, hashyira hasi, abarya utuneke bakarya. Babonaga mpingutse bakantanguranwa, umwe agafata umuneke, undi agafata akajumba gahekenya,
ariko ubwo ngubwo wumve ko uwo muntu yabaga amaje kwandikisha. Njya ndeba umugisha Imana yahaye uwo mumama. Uwo mumama Imana yamuhaye umugisha cyane. Ubu ngubu niwe uranguza amatoni. Hari irutare atuye ahantu hitwa Kayenzi mu mudugudu wa Kabuye, asengera Kayenzi ku mudugudu waho. Imana yamuhaye umugisha ku bana, kuko ndibuka namaraga kurya nkavuga ngo Mana, ngo uyu muntu ujye umwibuka, ngo abatugiriye neza. Abana nabo bati wahawe nande, nkababwira. Abana batari ko uyu muntu agira neza mama. Ni ukuri kugira ngo twamuvugaga neza. Na nuno munsi Imana iracyamwibuka. Jewe najyaga mvuga ngo mu gihe cyose Mana wibutse ujye ugira uyu mumama neza. Ntago ari wewe wenyine, abantu bagiye bangira neza. Hari umumama Imana yampuje nawe ari umupfakazi, atuye hari Ikinyinya Ikami, bamwita na Nyirahabineza. Nawe yapfaka afite umwana umwe, ariko yajyaga yibuka akikorera utuntu, akazana amasaka ati babana ba wa mupfakazi banywa gakoma, akazana umuceri, akazana ubugari, akazana ibintu byose akagerekeranya. Yahagera agakoresha umunsi mukuru, abana bakamwegera akagaburira abo bana. Haleluya. Abantu bajya bibuka abana b'imfubyi muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Imana ijye ibaha umugisha. Ndibuka igihe kimwe, haleluya, igihe kimwe nari mfite igeragezwa ridasanzwe. Inzara yarateye, iratera cyane, njya guca inshuro abana baburaye. Mwihanganire cyane kuko iyo ngeza kuri kiriya kibazo bwo birambabaza cyane. Nagiye guca inshuro abana baburaye, njya ku mwana witwa Gasiyane, yararongoye vuba, n'umwana wa muramo wanjye. Ndagenda mfata ingarandi, ko burya ni ukuri, burya n'umuntu yaguhaye ikiraka, abantu bakora ibiraka mwihangane. Burya no kubona ahantu uca inshuro bene data n'ubuntu bugeretse ku bundi. Ndagenda, umudamu we yari umugeni, bamwitaga bitwa Joseline Mukandayisabye, niko yitwa. Umumama arabyuye, ari umugeni, arabyuka karekare nakomanze. Burya umuntu nakomanga, abantu bafite ibipangu ujye utega amatwi urebe umuntu ukomanze uwo ari we. Ambonye abona ni ngewe kandi nari nyirabukwe, nta kiraka. Ati reka nze nkikwereke. Aragenda anyereka ahantu munsi y'urugo, ati ahantu hahinge. Turahapatana, ingarandi nini cyane, ndayipatana kuko ngewe iyo wambwiraga ikiraka ntago nabaga ntegereje kuvuga ngo ni menshi, ayo wambwiraga yose najyagamo. Ko nari mfite ububabare, mbona nta bana batari bubone icyo barya. Nabaga mfite isuka yanjye icyayi. Mfata isuka rero ndajyamo mpinza akavi gatoya, mbona umumama twari duturanye nawe yari umupfakazi, nawe ubwo ntiwaje tugafatanya iki kiraka. Umumama araza, kiraka turagihinga, ageze arambwira ati wapatanye nabi. Ninapatanye nabi se gute? Ati wapatanye nabi, nyishyura. Tibanza unyishyure ngewe umubyizi naguhingiye. Ati mpereza. Ndavuga ntireka nze nyaguye. Ndagenda njya kwa wa mumama, ampereza amafaranga y'umubyizi mpemba wa mumama, ngewe nsigaramo, ariko nsigaramo mbona ko mpombye. Kintu kijya kinezeza nkibuka uriya mumama, narahinze mpinguye, arambwira ati kuri ibijumba hariya, ampereza n'ibishyimbo. Nsanga ndungutse. Ndagenda ntekera abana, mu gitondo turagaruka. Utwo twana rero twabaga twize saa sita, buri muntu nkamuha agasuka, nimuze tugende. Tukagenda nk'isaha ya saa sita, tukajya mu kiraka tugahinga. Cya kiraka twarakirangije baraduhemba. Ariko hari ijambo rimwe njya mbwira abantu, mujye mwihanganirana. Hari umumama wambwiye ati, agarutse asanzwe uwo mumama turimo gusigana, yarampereje amayogi kuko ntago nigeze ntwara amafaranga. Naramubwiye nti ngewe wikwirwa. Haleluya. Nababwiraga rero bene data kugira neza kw'Imana. Twari turimo tuganira kugira neza abapfakazi. Kugira neza abapfakazi n'imfubyi, abantu bakoze uwo murimo
bazabona igihembo cyiza. Nibo babandi Bibiliya ivuga ngo bazarabagirana. Ndumva twasoma Yesaya 60 murongo wa mbere twavuga ijambo ry'Imana rihavuga neza cyane, abo bantu barumvikana. Ka umusomya dusomere ijambo ry'Imana muri Yesaya 60 umutwe w'amagambo uravuga ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Umurongo wa mbere, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen. Haleluya. Ijambo riravuga ngo byuka urabagirane. Ntabwo hazabyuka kurabagirana ba bantu bavuga abandi nabi. Ntabwo hazabyukira kurabagirana abantu badafite imirimo. Ubu hari abantu baryamanye kurabagirana. Buriya maraso ya Yesu atwezaho ibyaha. Turacumura bene data, umunsi ku munsi turacumura. Ntabwo dukwiriye kuba abacamanza b'ibyaha by'abandi, ariko hariho imirimo. Imirimo ubundi iradefanda. Imirimo izamura umuntu. Nk'ubu hari umuntu, uwo mugabo witwa Nzungize, iyo nibutse imirimo yagiye ankorera, iyo nibutse ibishyimbo yampaye, arimo gutanga ibiryo kuri teri ngo ngaburire abana, iyo nibutse amafaranga yagiye ampa kugira ngo ngaburire abana, iyo nibutse kugira kumvuga neza aho yabaga ageze, nkumva hari ahantu nkoze ku mutima. Bene data, uwo muntu azarabagirana. Niyo mpamvu nubwo yakora ibyaha, nubwo yasaya, nubwo yananirwa, ariko imirimo iradefanda. Haleluya. Niyo mpamvu tutakwiriye kwigira abacamanza. Imana niyo mucamanza. Haleluya. Nababwiraga rero bene data kugira neza kw'Imana. Twari turimo tuganira kugira neza abapfakazi. Kugira neza abapfakazi n'imfubyi, abantu bakoze uwo murimo bazabona igihembo cyiza. Nibo babandi Bibiliya ivuga ngo bazarabagirana. Ndumva twasoma Yesaya 60 murongo wa mbere twavuga ijambo ry'Imana rihavuga neza cyane, abo bantu barumvikana. Ka umusomya dusomere ijambo ry'Imana muri Yesaya 60 umutwe w'amagambo uravuga ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Umurongo wa mbere, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen. Haleluya. Ijambo riravuga ngo byuka urabagirane. Ntabwo hazabyuka kurabagirana ba bantu bavuga abandi nabi. Ntabwo hazabyukira kurabagirana abantu badafite imirimo. Ubu hari abantu baryamanye kurabagirana. Buriya maraso ya Yesu atwezaho ibyaha. Turacumura bene data, umunsi ku munsi turacumura. Ntabwo dukwiriye kuba abacamanza b'ibyaha by'abandi, ariko hariho imirimo. Imirimo ubundi iradefanda. Imirimo izamura umuntu. Nk'ubu hari umuntu, uwo mugabo witwa Nzungize, iyo nibutse imirimo yagiye ankorera, iyo nibutse ibishyimbo yampaye, arimo gutanga ibiryo kuri teri ngo ngaburire abana, iyo nibutse amafaranga yagiye ampa kugira ngo ngaburire abana, iyo nibutse kugira kumvuga neza aho yabaga ageze, nkumva hari ahantu nkoze ku mutima. Bene data, uwo muntu azarabagirana. Niyo mpamvu nubwo yakora ibyaha, nubwo yasaya, nubwo yananirwa, ariko imirimo iradefanda. Haleluya. Niyo mpamvu tutakomeye cyane. Byageze aho ndi umunyetorero, ndi umukristo, nicaye mu itorero, nkajya numva amajwi, uriya muntu ni umurozi, uriya muntu ni umurozi. Ku igaburo ryera nkumva ngo umurozi, ngo abantu bajyaga batwikira abana ngo umurozi ataza kubakoraho. Ariko ngiye simbimenye, gusa naje kubiganizwa n'umuntu arambwira ati buriya bakwise umurozi, umuntu twasenganaga. Ni koko se? Ati ubwo rero guhera uwo munsi iyo tariki natungwaga no kurira. Nageraga mu rusengero, barabizi cyane, mudugudu w'Ikayenzi ku rusengero hari iyi Kayenzi Rutare. Nageraga mu rusengero nkatangira nkarira cyane, nkarira. Korari yahagurukaga kuririmba nkarira, nkabonamo n'abaririmbyi babaga bamvuze, nkabonamo n'abadiyakoni babaga bamvuze,
ko nabaga mbazi, ariko Imana ikambwira iti nikoza kuzavuga ngo umuntu yarakuvuze ujya wicecekera. Nkicara hasi nkaceceka, ntungwa n'ibyo bintu cyane, kugeza ubwo isi ahantu hose babimenye, amakuru agatambuka bati wa wundi w'umurozi. Haleluya. Ariko igihe kiza kugera Uwiteka Imana aritamurura ku buzima bwanjye, aritamurura yohereza umuntu w'umwadeperi bamwita Patricia, yaratuye Ngarama. Patricia aho uri hose yari inshuti y'umugabo witwa Pasteri Feredina na Pasteri Faranswa. Patricia ngusabiye umugisha cyane, burya abahanuzi Imana igibaha umugisha. Yumviye umwuka w'Imana ngo aramaze iminsi ashyingiye umukobwa we atararangiza no guherekeza abashyitsi. Imana iramusubira amubwira iti ndagutumika Yenzi ku mudugudu, ndagutumira Rambura ku paruwasi Rambura. Uyu munsi abapfakazi bateranye, untabarira umudugudu, untabarire paruwasi. Hariho umupfakazi urararira, hariho umupfakazi ngo yabonye narariza amarira menshi, ngo abona n'amarira ameze nk'amavuta, ngo abona ameze nk'amaraso. Burya amarira turira ari ukwinshi. Tekereza rero ibipimo by'amarira umunsi bizapimwa. Bantu barijije abantu b'Imana, mugahagarara ku maguru abiri mukariza abantu. Hari abantu barara barira kubwo kugeragezwa gutandukanye. Nawe waba urarurira urizwa no kugeragezwa, bakuvuze, bakwanze, bakurogeye abana, bakwiciye umuntu, baguhemukiye, ukaba urarurira. Jambo ry'Imana riravuga ngo hari kurira kwararira umuntu ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga, ariko kurira kwanjye kwavuyemo impundu. Haleluya. Murambona aho ngeze aha baye umukecuru, ariko najyaga ndara nibaza Mana, ese unzabaho nzageza he? Ariko ikintu kinejeje cyane, nashimira igihugu cy'u Rwanda, hashimira perezida wacyo n'ubuyobozi bwiza. Hari igihe nararaga bari barashyizeho irondo, umuntu yari kwitumuza akaza akakingura hakujya akabambura, bakantemagura bagasanga napfuye, batazi n'umuntu wanyishe, wenda niciwe wa muntu uvuga ati nutaha zamwica n'ukurikiyeho kandi ndi mu karengane. Nyamuneka ubuyobozi bwiza, perezida wacu wa Repubulika y'u Rwanda, ndagushimiye cyane, ndagushimiye. Irondo bashyizeho irondo, abantu bajya barara ku muhanda, ko nageze aho ndimuka ntura ku muhanda, bantu naba numva bavugira ku muhanda nkavuga nta cyankanga, nta n'umuntu wantera, ririya rondo rirandariye. Haleluya. Ariko burya ntago ari irondo, marayika w'Imana yanjye yambaye hafi kugeza ubwo Imana irebye. Hari igihe ibintu Imana igira bigasanga hari rwabuze gica nk'uko bajya babivuga hano mu isi. Imana imaje kohereza uwo mama Patricia, araza aravuga ati umuntu sanga twateranye. Cyo gihe gahunda yari yoboye mwarimu witwa Odeta Bazirete, nayo umupfakazi. Imana yari yaragiriye icyizere mu Umurimo. Nuko umudamu araza, maje kuhagera ati sanga bateranye rwose. Mudamu arahaguruka ati uyu munsi ati nta jambo nazanye ndi bubabwire, ati ahubwo nazanywe n'umuntu wavuzwe ko aroga hano kuri iyi paruwasi kandi akaba ataroga. Ati reka mbabwire ibice by'uwo muntu bimugize. Ni umupfakazi, nari maje kugeza imyaka 45. Ni umupfakazi ageze mu gihe cy'ubucuri. Ni umupfakazi arararira. Ni umupfakazi bavuze ko aroga kandi ataroga. Ni umupfakazi wageze n'igihe cyo guterwa amabuye, ariko Imana imuhagararaho. Uyu munsi uyu muntu rero naje kugira ngo mubohore, kandi uyu munsi ikintu kinejeje nuko yahageze. Namubonye n'isura ye, namubonye. Ndavuga nti ubu ngo abapfakazi bose bavuzwe ko baroga, ni ngewe waba ari uwa mbere. Uwo muntu nahaguruka duha ubuhamya atubwira naho twasengeye. Ariko uwo munsi kubera imibabaro yanjye nari nashoje icyumweru cya 10 nsenga ahantu njya mu cyumba, nari narahize umuhigo nti Imana ibyumweru 10 ndabiguhaye nzabisenga buri cyumweru. Niko nasengaga ibyo byumweru ndabirangiza 10. Uwo munsi isaha nibwo yageze mu kadomo, nkora na Patricia Imana yohereje. Ariko niryo joro abahanuzi bubahwe, ariko bahanura iby'Uwiteka batabivanga. Muhana ine yambara agapira k'akabodi k'umutuku, twicaye ahantu. Umuntu aravuga ati nuriye wambaye agapira k'agatuku, ati Uwiteka aravuze ngo aragutabaye.
yego ati uriya wambaye agapira gatukura ati umuhanuzi aturiya wambaye agapira gatukura akabodi k'umutuku ati Imana irambwiye ngo iramutabaye ibyaguhigaga ntuzongera kubibona ukundi. Ndavuga nti se Mana ubwo ngubwo ugiye kunkuraho kiriya kintu nicyo cyane nasengeraga kutitwa umurozi ko kwitwa umurozi utaroga ntazi n'ukuntu busa. Nibwo twatashye abo twari turi kumwe mu masengesho havamo umumama umwe tugeze mu nzira dutashye hari muri kaburimbo arambwira ati burya ndwara narwaraga nkajya muri koma ati umbabarire n'Imana imbabarire navuze ko ari we wandoze ntiyego ndahanuka nikubita hasi ndarira cyane barampendahenda baramfata bati se Kwimana yatangiye kugutabara ubu se ko ndeba ari njye ubikubwa. Tukiraho rero nshuti zanjye mujye mwifuza gushinjurwa n'Imana. Umuntu yagushinjura akakuvuga ibyiza kandi udafite akakuvuga ibidahari ariko Imana yije kugushinjura birumvikana. Nshimiye Imana rero uwo munsi Patricia anshinjura imbere y'iteraniro imbere ya zone yateranye habonetsemo abansaba imbabazi barambwira bati tubabarire nubwo byaramarira bamwe barariraga bati Imana bya bintu twumvaga koko yararenganye bambaza ibyumweru nasenze ndabibabwira ntango ubuhamya mbabwira inzira byaciyemo kugira ngo mbone ibyo byose. Ubwo kandi niko nababwiye niko nanabifatanyaga no kwamburwa imirima yanjye kwitwa umurozi n'abanyetorero noneho nabandi bakuburanya bakavuga ko no mu itorero wagiye ntacyo umazeyo ahubwo urimo kuroga abantu babamaze. Haleluya. Ariko nshimye Imana ko bino biganza byanjye bitigeze bikora ku kintu cyica cyo kintu njyanye nshimira Imana cyane. Imana yohereje uwo mumama aranshinjura ikintu cya mbere nshimira Imana yanjye nuko ireba ibyihereye nuko itajya yita ku majwi ku magambo abantu bavuga cyangwa ngo yite ku cyubahiro cy'umuntu yite ku muntu wari we. Mwagiye mwumva ukuntu yagiye irengera Pasteri irengera abarusi irengera abantu bagiye batubanziriza gusa ndakomeza ndakukuza nkomeza gukiranuka ariko ikintu kinejeje kimwe kintera no guseka nkumva ndanezerewe n'ukuntu ahantu wasebeye ahantu bakuvugiye ariho Imana igarukira kugukuriraho igisuzuguriro kugeza ubu nimba Imana itaragukuraho igisuzuguriro jya usenga mu mutima. Nagiraga isengesho ryanjye nyine nsenga ntari kumwe n'abana nsenga ntari kumwe n'abantu rusange nasengaga ndi njyenyine Imana kiriya kintu kuko cyari kuzaba iyo umuntu ari umurozi koko ari umurozi umuryango we ufite akaga umuryango w'umurozi mujya mwumva umuryango w'umurozi bagahera ubu bavuga ngo umuntu ni umurozi paka najyaga mbwira Imana Imana bazabivuga paka n'umwuzukuruza. Haleluya. Ariko ikintu nshimiye Imana yo mu ijuru nuko yangiriye icyizere ikazi kanyimikisha amavuta nari muri itorero ADPR impamagariramo ndibuka umunsi umwe nabwiye abapfakaze ntimuze muze tujye ahantu mbabwira ko nabonye urwego rw'imbariro 7 rufashe ku ijuru ntabwo ibikoresho ntuburo rwose ngiye kujya mbabwirize nahawe n'ijambo ry'Imana ryo kubabwiriza ndabaganiriza bati Imana ishimwe. Ubwo ni umunsi natangiye nyuma ya wa muntu waje kunshinjura muri icyo cyumweru ntibyatinze rero nibwo ubuhanuzi bwamanukiye noneho kunyimika nabanje kwimikwa ndi njyenyine ndabibona nyuma Imana iza kumpamagara mperekeza abantu ku matorero ndabaherekeza ngo bagiye barambwira batuduherekeza harimo musaza wanjye uduherekeze umerekeze uyu munsi baranyimika barangira Pasteri ngenda ro muherekeje ngezeyo Imana yo mu ijuru isura representa legal nibwo nari numvishe n'iryo jambo ngo representa legal iramusura mu gicuku cya nijoro buri buke aza kwimika abantu iramubwira iti imwereka umugore nari niguriye akambaro keza Imana yakunze kujya inyambika neza ikampa kambaro najyaga nambara kenda na rose ni Imana ikampa kambaro nkakambara kavuye kuri Imana noneho ndota ngo nambaye akenda keza ariko ngo ni mwiteraniro rinini ngo mbona umuntu ngo arimo kunyimika ngo nabonaga bimeze nko kubatizwa ndavuga se ko nabatijwe kandi kuko natekerezaga subu nongeye nabatijwe numva n'inzozi mbiterera iyo
mu ijoro nari guherekezamo babana. Ndabyuka rero aho Imana yakoresheje n'akambaro ndakadodesha neza kitwaga kera twari utwambaro twitwa domboro, ndambaye agatenge hasi no hejuru ishati n'akandi niteze rwose naberewe meze neza. Ndagenda njya mu iteraniro mperekeza abantu. Ngeze mu iteraniro naho kumbi Imana yasuye representare gare yitwa Bonaventure, yamuremye Bonaventure, yayoboraga itorero ryitwa Abatista hari i Rubavu. Ndibuka niho twimikiwe mu rusengero rw'imbaho. Hari abazungu bavuga ngo n'abazungu b'Abanyamerika niho batwimikiye. Yego timujya kwimikwa ku Batista i Rubavu. Tugira Rubavu. Itorero ry'Abatista riranyimika. Ariko i Rubavu twagiye mu cyiciro cya kabiri. Twabanjije ahantu hitwa Rusine. Niho representare gare yanyerekaniye. Ati uyu munsi murabona ko muteranye. Narebaga abantu b'abagabo bakomeye bambaye amakaruvati banini cyane, bafite amafaranga bazanye amarava baparitse. Havuga intuburiya nibo tubagiye kwimika. Ati hano hari umuntu w'umugore nabonye yerekwa rye ridasanzwe. Ati ngiye kubanza kwimika. Ati kandi itorero ryacu ntago rifite abagore. Ati ariko uyu munsi ndimika umugore noherejweho n'Imana. Imana yantumyeho. Nabonye musukaho amavuta ndamwimika mbere yo kugira ngo nimike mwebwe. Uyu mugore ni ugiye gufungura iteraniro. Ntabwo nari mbyitaho, yarabivugaga tukararanga. Ati kandi uwo mugore ntago yigeze muri itorero, ntari muri raporo. Ati raporo y'Imana niyo yamuzanye. Ati kandi uyu mugore ahari. Bibaye nka bya bindi byateraniro girambura kuri paruwasi zone yari yateranye. Nuko representare gare ati ngiye uwo muntu rero, ati ngiye kumukoraho mumubone. Ati ndamuhagurutsa. Ati birabatangaza cyane ariko atwibwire aduha ubuhamya, atubwire inzira yaciye kugira ngo Imana imutekerezeho. Sinigeze bene data mbu umudiyakoni, sinanabaye umudiyakoni. Yewe nta nubwo nagiraga ijambo, nta nuwampaga ijambo ry'Imana ngo ndisome. Usibye bajyaga gushima Imana. Hari n'igihe natanga agapapuro ko gushima Imana bakakubika, nkumva bavuza abandi kavuga batataza kuvuga bya bindi bye bakakubika, hataha ntavuze. Hagera nibaza impamvu batakampaye. Mwarimu nazamwegera ati yewe ati minota yarishize. Nta kibazo. Ariko ikintu nshimiraho Imana yagutekerejeho nta muntu wayicaho ngo aguhagarike. Imana yo ni inyembarabazi kandi ni inyembaraga. Iratangaje kandi iteye ubwoba. Abayikorera muyikorere mutinya kuko Imana yacu irakomeye. Ako kanya rero representante arahaguruka. Ngiye kubona mbona nkuya ahantu inyuma amfashe ukuboko. Nari meze nk'usinziriye, ahubwo no kubyumva sinabyumvaga neza. Ati n'uyu ankoraho. Ati haguruka. Ati Imana yavuze ngo nkwimike uri Pasteri. Nta kindi nakoze rero, nubundi nigiraga amarira. Mundi banyitaga amarira mu rusengero. Ati marira noneho barebaga bati marira yongeye kandi. Ariko nabaga mfite ikindiza. Nababazwaga n'ukuntu abantu barimo gukorera ubusa babeshye. Umuntu akifata akabeshyira mugenzi we ngo yasambanya atasambanye. Umuntu akifata akabeshyira mugenzi we ngo yaroza ataruze. Umuntu akifata akabeshyira mugenzi we ngo yibye atibye. Kandi umutima wo gusaba imbabazi ntazanawugire. Abonye Imana imwitabariye. Rero byarambabazaga iyo nabaga nicaye mu itorero, nabaga ari byo ndimo gusoma. Representare gare anjyana imbere. Ati watubwira ndarira. Ndarira cyane ndarira. Bati mureka abanza ashira igihunga, mumwihorera abanza arangize kurira, nyuma aratubwira. Birangiye rero koko numva umutima ururutse. Ndavuga nti representante ni ngewe Imana yagutumye. Ati ni wowe. Haturika nkarira. Byafashe umwanya wo kurira wabaye munini cyane. Nuko representante igihe kiza kugera ndahagarara. Ndababwira rero ingingo ku yindi uko nageragejwe, ndi umupfakazi. Haleluya. Numvaga ko nta n'umupfakazi Imana yatekerezaho ngo imugire Pasteri. Haleluya. Ariko birashoboka. Ku Mana birashoboka. Naho Imana burya nayo ni nyapolitiki z'ubwenge. Igomba kureba ahantu uri bupfire ikahagukura.
Imana ukuntu izi ubwenge yararebye itaho kugira umwana wanjye bazamutemagure yarankoreye ngewe ngiye gushyiramo akakana abe pasiteri noneho bagaruke bavuga ibindi. Haleluya. Ubundi rero nabanyitaga ko ndi umurozi, ubu ni pasiteri. Izina ryanjye ryagezwa niswe n'ababyeyi Mukandahiro Eugenie riba ricecetse. Aho natambo komera pasiteri umva barimo kunzamura cyane kwitwa pasiteri nkumva na akantu keza. Sinumvaga wenda ari ikintu kiza kuko ari icyubahiro mbonye, ariko numvaga ku Mana cyase naryo kurya amatuka Mana ritakiriho. Byo mbishimiye Imana cyane. Uwiteka Imana yanjye yo mu ijuru ibyumva yo mu ijuru ko nyishimye kandi girengera abantu barengana, igaca imanza zitabera, ikarenganura abarengana, igakuraho iby'agahato. Bene data, muntu washatse gukorera Imana akaba ari mu nzu y'Imana, akaba ari uwayimenya utarayimenya, muharanire gukoresha ukuri, kuko buryo ukuri niko kuzatubatura. Reka mbe mpagarakiye aho ngaho ubuhamya, tuzasubira ubutaha. Amen. Data wa twese mwiza, uri Imana ikomeye cyane, ubuhamya ubushorere bugira abo bufasha, bugira abo bukomeza, kugira ngo imitima myinshi yongere kubakika, iyananiwe yongere gusubira mu murongo. Urakoze kuri Imana rero ibyumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Nomero zanjye za telefoni 78 129 669 04. Waza kwifuza ko twaganira ku by'uru rugendo ajya mpamagara dusengane.